Halo, halo, muraho neza, nanone ndabaramukije Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe, ngarukanye ijambo ry'Imana tujye gusanga muri Zakariya, ibice ni bitatu, turasoma umurongo wa mbere tuze gusoreza ku murongo wa gatandatu, Imana iduhana umugisha. Twihuse rero reka tubanze twubahe Imana yacu dusenge. Mana yacu uri mu ijuru turakubashye, turagushimiye, turavuze ngo uri inkuru, turavuze ngo urera, turavuze ngo urakiranuka, kandi turatuye ngo icyubahiro cyawe reka kiganze, ubwami bwawe buze butwaranire mu mitima yacu. Turagushimiye muri uyu mwanya kubw'ijambo ryawe tugiye kwiga kandi tugiye kumva, umwuka wera abane natwe atubere umwigisha mukuru. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Iri jambo rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Yosuwa umutambyi mukuru akizwa ibyaha bye. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka guhane, yewe Satani, ni koko Uwiteka watoranije Yerusalemu aguhane, mbese uwo si umushumi ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuhagaze imbere ati, nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho. Amen, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iri ni irindi jambo umwuka w'Imana yashatse ko tuganira, ritubwira ukuntu Yosuwa umutambyi w'Uwiteka Satani yagiye kumurega, akamurega ibyaha. Bajya batubwira yuko uko ukoze icyaha, umwambaro wawe w'agakiza wambitswe ubwo wakiraga Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, abadayimoni bakugenda inyuma, batugenda inyuma banagaho ibizinga, bateraho isayo bitewe n'ibyaha twagiye tugwamo. Rero umutambyi w'Imana nawe yahagaze imbere y'Imana ngo yambaye umwambaro uriho ibizinga. Satani yaraje kumuburana ndetse yaraje kumurega yibwira yuko nta kiri butume imbabazi z'Imana zibumubaho, ahubwo ko ari bumutware. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana yaramutsindishirije, imbabazi z'Imana ziramutsindishiriza. Niko Uwiteka gutegeka ngo nimumwambure iyo kanzu y'ibizinga, mumwambike indi kanzu. Haleluya. Umwuka w'Imana rero aravugana natwe muri iri jambo ngo Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kutubabarira. Natwe nitwitegura kandi nitwemera guca bugufi tukayisaba imbabazi, tuyemerera aho twaguye, tuyemerera intege nke zacu, kuko uko twagiye dukora ibyo byaha kabone nubwo twabyita bitoya, abadayimoni batugenze inyuma bagenda banduza imyambaro yacu bayishyiraho ibizinga. Rero wowe wumva wari warasubiye inyuma, wumve ko Imana iri kuguhamagarira kongera kwihana, wumve ko Imana iri kongera kuguhamagara ikubwira ko igifite imbabazi, ko yiteguye guhindura iyo myambaro mibi ikakwambika indi myambaro, izina ryayo rihimbazwe. Reka dusenge rero kubw'iri jambo. Ndagushimiye Mana yacu, wowe udutsindishiriza kubw'umusaraba wa Kristo. Ndasenze ngo amaraso yawe n'amazi byavuye mu rubavu rw'umwami wacu bitsindishirize mwene data wese uri kureba iri jambo. Erega Uwiteka niba n'umutambyi yaragaragaye imbere yawe yambaye imyambaro y'ibizinga, twebwe turi bande ko natwe turi mu kibuga abo barushaniwemo? Uwiteka natwe turavuga tugacumura, dukora byinshi byangwa n'amaso yawe. Niyo mpamvu nkwinginze ngo wongere gutunganya amakanzu yacu turi muri uru rugendo, udutsindishirize duhagaze imbere y'intebe y'urubanza. Imbabazi zawe zidutsindishirize, udukureho imyambaro y'ibizinga, utwambike imyambaro myiza kubw'izina ryawe no kubw'imbabazi zawe. Urakoze, ndagushimiye rero ko ugiriye neza mwene data warebaga iri jambo. Data wa twese, nukomeze guhabwa icyubahiro ku buzima bwe, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen, amen. Ndabakunda rero, tuzabonana ubutaha. Bye bye bye, murakoze.